amulanishimika muju wangu alindanishikila ukumuzike muziki ni Mungu na muziki Mungu alimpanana sinyenyeke ya Mungu sinidie Mungu ne pakane pakdis pani kuzimu pakane paksa pasani dunia pakaneli muka ali ngone wangu alivu kwiguru bibachange ubwo nabyo byaragucanga ni indirimbo ya mushikyange Roza Muhando bahita nguki ni indirimbo nyine y'agahinda yagiye ahura nabyo mbese ibibazo urasobanutse kabisa kandi urasobanukiwe ngaka ni kumuvugishirizaho bisanzwe yego iyi ngiyi nkakuvugisha kuri WhatsApp yego ifite WhatsApp ebyiri yego iyi ngiyi ifite WhatsApp ebyiri Yego. kandi buriya sinshobora kuguha phone nadafite indi yayisimbuye hari ikibazo nshaka kubaza usigaye ucuruza telefone bimeze bite ubu ngubu tubwire noneho yo mawe aya ni izanjye nizawe nyine tushaka kumenya wahinduye business usigaye ufite business none nawe uri umucuruzi ese ubundi buzima busanzwe nyarundi ukora iki bwira abanyarwanda ukora iki busanzwe yewe ibyo nkora ni ibingibi byo ku ma YouTube ibi se nakazi ni nakazi gakomeye ahubwo aka nakazi se kayo ufite umushahara w'ubuhe umushahara ni ibingibi ntabwo bigomba n'umushahara ariko niko kazi nyine bigomba kungaburira nyine wowe bigomba kungaburira nkanajya dore ibi byose mubona byavuye muri ibi wanzabuye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi wanzabuye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi haleluya nzabuye nari mpfuye rubi disi turi kukubaza iPad ufite n'amatelefone ufite ni wa mudamu wagutakajemo oya ibi byavuye muri ibi biganiro mba nkora rwose nyine duha ubuhamya warakoze urihiringuro yabona mbona ngahe mbona 10 3 4 nkajya 4 nkabika 5 gucyo njyewe mvuga ukuntu byagiye bigenda tazavuga ngo natetse imitwe iPad yagaze amafaranga kugira ngo babe bikuvuga navuka nagunze inzoga navuka sinzi no gusambana bya bidamu mwirirwa mwishabanye kuri kamera se nago mwaryamanye oya dakara bya bidamu bavuga ko ngo byose ngori bigore byawe kandi nawe ubwo waratwemera batubwira ngo idumani yawe ngo bayishaka cyane baba bankunda nyine ndendegeze yakonene ako limbitenda yakone bitende yakone anitefika muju wangu alifukika karibu ukumuzike alimuzika na mwana wangu nalifinika karibu ukumuzike alimuzika amine wale wangu alimuzikali alimuli kwihuluma amulanishimika muju wangu alindanishikila ukumuzike muziki ni Mungu na muziki Mungu alimpanana sinyenyeke ya Mungu sinidie Mungu ne pakane pakdis pani kuzimu pakane paksa pasani dunia pakaneli muka ali ngone wangu alivu kwiguruma animundane muzika alunu mudu wangu
muchulika karibu upumzike. Alina muchulika amukoe majiji wangu. Alina nunalekani alimunu mumuzika amuna nesilina alimu manyuchungangu amuchininaka karibu ukihuruma Mungu na musogoro huruma Mungu Pumngamane senyenyaka ya pusane siditiye Mungu Mungu ni kara kuzumu pugade meze perfecte ane polele pugade senyenyaya ali punali rarateleka awo malineka kalimuti kumusike bibachange ubwo nta bya byaragucana ni indirimbo ya mushikyange Roza Muhando bahita nguki ni indirimbo nyine y'agahinda yagiye ahura nabyo mbese ibiba nk'uko mubireba imbere za kamera za Gahunda Studio TV noneho turi kumwe n'umugabo w'umunyamirombe umukire ukize ku isi niwe wa mbere ufite telefone nyinshi bamwita Pastor Dr. Nyarudindiri afite furata agendana nk'uko ari kubibabwira muzikubita kubikuta muri saro nge furata ndayigendana mwabibonye bavandimwe baranyereye furata natirukanse n'ishimwe rikomeye noneho Nyarudindiri twamutumiye rero yaduhamagaye ngo afite ishimwe ngo ashaka gutambutsa imbere ya kamera uyu munsi ntago byoroshye aragira ati naguze furata nanjye kuva mu gitondo kujya musamwami nijoro ryose hari benshi bageze akekikizwa hari benshi bavuye muri umubiri shimwe Nyagwakongoma icyo n'icyawe kuko wandinze ndagusimya aho ugezeze ukora mwami Nyagwakongoma kuko hari benshi bari kubyifuza kugera aho ungezeze bakabibura ariko mwami wewe mwami databuza utabarira igihe ushakiye mwami utabarira umuntu ukurikize uko yagukoreye mwami Nyagwakongoma ntabwo uzatabara umuntu kwikize nka runaka ahubwo uzamutabara ukwe wenyine nk'uko yagukoreye nizeye ko uri kumwe nanjye iki kiganiro kirebwe mwami n'amayutubi yose mwami Nyagwakongoma amamagare mwami wambwiye ko amayutubi ariko kagezi wamfukuriye kukunyweraho kukuriraho mu gihe utaragiye icyo ukora mwami kandi kugenda ukora mwami nubwo abantu batabimenya ariko ngewe mwami uri kubikora ndi kubibona mwami nizeye ko kumwe nanjye byambaza mbyizi mu izina ry'Ikunda yakoze amen. Nyarudindiri umusirikare wa Yesu musaza wa Roza Muhando ntago bisanzwe uyu munsi noneho Nyarudindiri yadutunguye yaduhamagaye ngo muzane kamera muze mbabwire ibitangaza mbabwire imirimo Imana ikora ngo afite furati tugiye kubiganiraho ngo niwe muntu wa mbere ufite telefone nyinshi mu gihugu tugiye kubiganiraho reka tangira basuhuza. Nitwa Dusengimana Jean Baptiste kuri YouTube na Fande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhando nanjye mu mere link na like na comment na subscribe arakoze Fande Nyarudindiri watangira rero noneho tubwira imirimo n'ibitangaza Imana ngo iri gukora muri iyi minsi mwese nawe nuri kubireba igihe dore ukana se gari cyo wayi wakabona hari agacu ngo wari utegereje byaciyemo noneho karasohoye bigenda biza gahoro watangira noneho rero wereka abakurikirana Gahunda Studio TV icyo gihe ndi gutakamba ko banyibye n'abanyibye nyine abo bajura nyine ubwo nabo nyine cyane si biki nanone nimba utongeze wongeze amajwi ibyo n'akazi kawe ndabashuje ariko ndashima Imana ko nyine hari ikimani gukora bari kumbwira ngo mfite fode bari kumbwira ngo nimbaremere buri wese mbese ari kumamagara none se wandemeye agafone undete wandemeye agafone ntabwo ati nta kintu ndageraho ni ukuri ariko ibyo nzabikora Imana nima amafaranga nimurarangaye ariko murarangaye ngo mu kanya ngo nakatinze komerezaho papa komerezaho wicika intege nimwe mwacitse intege nge cika intege ibiki kibi by'amayutubi ari Imana yabinzanyeho
nta wowe muntu wigeze ubinzana wowe Ibi ni Imana by'amahit- ni Imana yabikuzanyeho cyane rwose ntabwo wigeze utanga ruswa kugira ngo agushyire kuri YouTube Mm? indi yewe wowe na neza Nyarudindi ubundi ndi kuvuga nyuma yaho byaje guhagarara bihagarikwa n'iki rero tubwire papa biza guhagarara abo muri ADPR rw'intare hano kuri ADPR Kimihurura. rw'intare bamwe b'abadiyakoni batangira kumbwira ati rero Nyarudindiri imanuka ipfiriya mu gishanga ujye guhinga imifunzo n'imiberanya n'ubukangaga n'ubusuna bahemba 3 ku munsi mbese nyine nako nakaze ayo wowe mu kugera mu rugo mbwira Imana ati Imana wambabariye kuko ukumva birabavuze Imana iratsangira ngo ati mwana wanjye uhereye ubu ngomba koza isoni noneho ati YouTube nyangusubisheho ati mamaga YouTube menshi ati niko kageze ngufukuriye ati babandi bavugaga gutyo mbakoza isoni niko byagenze koko nubo babandi bambwaga gutyo bari kumbwa ngo nimba ibiganiro ariko gurahitinze cyane uri guca ku YouTube cyane uzame ikiganiro babandi babikubwiraga bagarutse bakubwira gutyo yego nabariya nyine hariya abo muri ADPR rw'intare Nyarudindi reka twihute twereke furati Imana yaguhaye yitwereke rwose abanyarwanda iyi ni furati ngayo nguko rero uti furati yanjye ndayifite iyi tabi yanjye tabuleti ngo yitwa ngo iki papa tabuleti oya noneho vuga iPad thank you musaza urasobanutse kabisa kandi urasobanukiwe ngaka niko nkuvugishirezaho bisanzwe yego iyi ngiyi nkakuvugisha kuri WhatsApp yego ifite WhatsApp ebyiri yego n'ingi ifite WhatsApp ebyiri Yego. kandi buriya sinshobora kuguha phone nadafite indi yayisimbuye hari ikibazo nshaka kubaza usigaye ucuruza telefone bimeze bite ubu ngubu tubwire noneho yo mawe aya ni izawe nyine tushaka kumenya wahinduye business usigaye ufite business none nawe uri umucuruzi ese ubundi buzima busanzwe Nyarudindi ukora iki bwira abanyarwanda ukora iki ubusanzwe yewe ibyo nkora ni ibingibi byo ku ma YouTube ibi se ni akazi ni akazi gakomeye ahubwo aka ni akazi se kayo ufite umushahara w'uguhe umushahara ni ibingibi ntabwo bigomba n'umushahara ariko niko kazi nyine bigomba kungaburira nyine wowe bigomba kungaburira nkanajya dore ibi byose mubona byavuye muri ibi biganiro njya nkora none se ubwo icyo ni igishoro icyo ni igishoro 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 ni umunwa igishoro ni umunwa uri mu bantu be bacuruza umunwa none se abantu abakomisiyoneri igishoro cyabo si umunwa umukomisiyoneri aratega umukomisiyoneri ajya gushaka imari umukomisiyoneri aravuga ati hariya mbafitiye inzu nziza cyane ariko aba yayisuye kandi we ahaba arakodesha wenda ni icyumba na saro nyine aba yayisuye iyo nzu aba yayisuye agatanga amatike agatanga n'umwanya rero umukomisiyoneri atandukanye na Nyarudindiri uri aho ngaho utegereje ko kamera ubu nanjye ni umunwa nyine kuri YouTube sindi vizu zigenda na content none se cyo ko ari igishoro tubona ufite wahereye kuri icyo ngicyo ahubwo izo telefone nta gishoro kirimo igishoro ni umunwa ibi byavuye mu gishoro ni umunwa ntabwo rero umunwa waguteza imbere ahubwo umunwa wagufasha kuzamura ibintu ukora kubihakana none se ubu waraduhamagaye ngo tuze utubwire ishimwe ndashima Imana nyine ko nsigaye nambara ukweto rugendanye n'imyenda y'amanyenyeri dose ureba se turebe papa ninjye warwiguriye wowe ntago ari impano iyi ntago ari impano oya ibi byose ninjye ubyiguriye iyi kwire nziza gutya yiguza amafaranga ngagiye muba mushaka kuntega umutego rero abadisipora rero bareke kundemera abadisipora Nyarudindi mu gihe umaze kingana gutya muri YouTube uno wabonye abadisipora nabo kutangiye kubihakana kandi waje kuri kamera gutanga ishimwe nibazo nyine izo telefone izo nkweto amafaranga yakuye aka kanya iki gishoro kingana gutyo gikuye he bizajya bibacanga cyangwa wibye babagore ujye uvuga ngo baragukunze abagore se yabaye se bankundaga ariko bakanamo abo bagutayemo noneho oya aribundi nawe uranamo Nyarudindi reka tureke kujya kure hirya no hino
tambutsa ishimwe neza, vuga ukuntu byagenze n'uburyo byaciyemo. ntabwo bibwira mwishimye Abanyarwanda. neza. Tambutsa ishimwe neza, bwira abantu ukuntu ibintu byagenze. ngewe ibintu uko byagenze ni nyine uko byagenze ni uko nguko muri kubireba nyine. Ndaho ndashima Imana aho igeze zikora ya ndirimbo ya Tasi. Ugeze zikora, ugeze zikora, Mana mbaye nkushimiye. Ndabyibutse ibyo wankoreye, data mbaye ngushimiye, wanzahuye nari mpfuye rubi, nakwitura ikimurengezi, wanzahuye nari mpfuye rubi, nakwitura ikimurengezi. Haleluya. Yanzahuye nari mpfuye rubi disi. Turi kukubaza iPad ufite n'amatelefone ufite, ni wa mudamu wagutakajemo? Oya. Oya. Ibi byavuye muri ibi biganiro mba nkora rwose. Nyine duha ubuhamya, ni wowe warakoze urihiringa urayabona. Mbona ngahe, mbona 10, 3, 4, nkajya 4, nkabika 5 gucyo. Ngewe mvuga ukuntu byagiye bigenda, tazavuga ngo natetse imitwe. iPad ihagaze amafaranga angahe? Ujye mu mujyi wanayibona, ni ari zigenda zirutanwa. Iyo yawe wayiguza angahe wowe? Gucyo 80 gucyo mbese nyine. Iyo wayiguza angahe? Aya ni ibanga rya Fande. Oya tubwiza ukuri. Fande mushaka kumumenesa amabanga yose. Ntago ari ibanga kuko ni ibintu biri ku isoko n'ubundi bigurwa. Wewe utumara amatsiko kuko nishimye. Simana yabikoze se? Simana yabikoze? Niyo yabikoze nyine. Phone yagwenze se yagaza angahe? Telefone yagwenze yagaza amafaranga angahe? Yagaza amafaranga angahe? Yego. Iyi neguze 80 ejo bundi. Yego. Iyi nyigura 40. Yego. Iyi nyigura 12. Kinyigura 60,000. Yego. Cyacombo kiri he? Cyarapfuye. Cyarapfuye. Abapolisi n'abasirikare ndabashuhuje, baba bakimbaza. Ndabashuhuje, barambwe ngo njye mbasubuza, baba bakimbaza. Cyangwa barakikwatse none. Cyarapfuye. Nyine kiri he ko iyo myenda igendana n'icyombo ukaba nta cyombo ufite? Barambwe naza gutumizaho inuza ritaburo, basanga na ritaburo bigira byabyo ku ruhande. Barambwa ngo uzatumizeho ikindi kiza ari gishasha. Ubu kigeze mu 50,000. Ese Nyarudindi, nyuma y'amatelefone tubwiye n'agaciro bihagaze, bisengira ikibazo cyo kwibaza ngo ese uwo ufite imodoka ugendamo? Oya, n'abapolisi babambwa ati Nyarudindi, ati rwose pe ntago biba bidushimisha kugenda n'amaguru, tukwemera uri umufande. None ikibazo mfite gikomeye, ubwo icyo gishoro kingana gutyo uzagura imodoka. Icyo gishoro kingana gutyo ugendana mu ntoki, ubu urumva babajura batari bukwicire mu nzira noneho? Aya biterwa nuko byitwayemo. Nese ubyitwaramo gute nta modoka ugira ugenda n'amaguru? Imodoka nzayigira ariko kutavuga n'inzuzi. Twebwe tuganira n'abantu ariko tukanabagira n'inama. Turi kwibaza ngo niba ufite igishoro kingana gutyo ukaba ukitwara mu ntoki. Igishoro. Ntago uri muri risk. Nyine ndi kwibaza ubitwara gute ku buryo badashobora kuzakwangiza baguhoye uwo mutungo uri kugendana? Ndazwe. Telefone 1, 2, 3, 4 kandi 80, 70, ndibaza ufite uburyo bwo kugenda buri protege ku buryo nta muntu ushobora kukwangiza? Nta kibazo. Ko tubona wihamagarira ibibazo. Oya. Ubu warabimenye ko ibyo ari ibibazo wihamagariye? Oya. None izo telefone zingana gutyo ugendana mu mufuka buri munsi, urabona abantu batazakunika ngo bazikwambure? Oya. Wewe wahamagaye abajura ariko ntago wabimenye. Oya. Reka tukugira inama rero kuko nubundi kuganira ni byiza, tugomba kujya n'inama. Izo telefone ufite zigurishe hanyuma ukore business, kuko izi ngizi barazikwicira abo bajura. Zifite akazi. Nta kazi ufite kuko watubwiye kuri kuvuga gusa. Nubu kariho? Ubusuri ishyuza angahe? Ubu rishyuza angahe? Ibyo birakureba nibanga ryanjye rya Fande navuganye n'uwo turi kuvugana. Afite akazi kagize. Reka twigendere rero tugere ku musozo. Tugere ku rukundo. Ntabwo twarenga ku rukundo papa. Kereka niba nta rukundo kigira. Ngo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranwa n'iki?
We wararuretse se? ugereranya n'iki We wararuretse? ugiye kunzanaho bya rukundo by'abakobwa twashaka kumenya ego umudiaspora ashobora kuba yarabonetse niyo makuru dufite ni ntabwo araboneka kandi dufite amakuru ko se bakunda no mudasi agacu twakabonye abazungu tuba duhura na hano kurara rume hari n'abari banyikundiye ubwo sinzi uko Imana izabigenza nyine ariko ngo uzashaka n'umuzungu ntabwo bizakunda ntabwo byavamo nyine abanyafurika bonyine ntakirimo oya nabo kukubesha gusa nawe uranyishura urimo kumva ariko Nyarudindi hari ikibazo tufite biravugwa ko ngo wigeze ucuruza akabari oya kandi ari ugafite ku mukenke wahe umukenke ngo wari ufitemo akabari ku mukenke mu sinzi ruhengeri niba wari mucoma niba ndo mu ruhengeri nyine wagiye gushingaho business nibesheho wagiye gushingaho business ngende uw'Inyagatare uri uw'Inyagatare muri komo turabizi ariko icyo tuvuga ese ku mukenke ndahaza nyine ngo wagiye gucuruza akabari ngo zatabagwe ni hano rukomo ntabwo ari tabarwe ni rukomo turabizi ahubwo tabarwe kari hakujya Nyagatare icyo tubaza ako kabari bavuga wari ugafite koko cyangwa no kukubeshyera nakareka bambesera koko ndi content ndi views zigendana na content ese ko kabari nawe ukemera raka byagenze gute kugira ngo babe bikuvuga navuka ntabwo nzi inzoga navuka sinzi no gusambana bya bidamu mwirirwa mwicaranye kuri kamera se ntabwo mwaryamanye oya raka biriya bidamu bavuga ko ngo byose ngo ari ibigore byawe oya kandi nawe ubwawe waratwemerera uratubwira ngo idumani yawe ngo bayishaka cyane baba bankunda nyine ariko ntibambona baderira Nyarudindi reka tugushimire cyane ariko abapolisi ndabashuhuje n'abasirikare na perezida wacu w'igihugu ndamushuhuje baranyemera ndabizi nanjye ndabemera muranyemera rwose my friend have so much how are you good nafutana nuna wayina kandi subscribe channel ya ni iyi ndiho yitwa Gahunda Studio TV Gahunda Studio TV Gahunda Studio TV mwandikeho Gahunda Studio TV like na comment na subscribe mureba afande Nyarudindiri musaza Rose Muhando kapiteni wa Yesu turimo dusoza rero ntago twasoza tuturirimbiye kuko mu mpari Imana yaguhaye kuririmba n'ibintu byawe ni ibyanjye nawe uzabinkuramo twagiye papa tugiye gusakuriza bariya mama we ririmba papa mavuta musirikare wese ntabwo ajya agira ubwoba oya ntabwo mureke nambira Imana niyo muremyi wa byose niyigindinda mu makuba n'ibigeragezo mura nabyo mureke nambira Imana niyo muremyi wa byose niyigindinda mu makuba n'ibigeragezo mura nabyo yamwabarushe n'abalemerewe muze musange yisaba rugure iyo mitwaro ibalemereye ku bitugu umwegera bature mu ruhuke yamwabarushe n'abalemerewe muze musange yisaba rugure iyo mitwaro ibalemereye ku bitugu umwegera bature mu ruhuke
umwami Yesu agira imbabazi nakajya yirengagiza umusanga azajya kurwanira intambara n'ibigeragezo n'amakuba umwami Yesu agira imbabazi nakajya yirengagiza umusanga azajya kurwanira intambara n'ibigeragezo n'amakuba mwambaro usa n'abaremerewe muze musange Yesu abahure iyo mitwaro ibaremereye ku bitugu mwendera bature mu ruguke iyo mwambaro usa n'abaremerewe muze musange Yesu abahure iyo mitwaro ibaremereye ku bitugu mwendera bature mu ruguke anitefika amu omuntu wangu anifukika karibu ukumuzike animuzika na mwana wangu nalifinika karibu ukumuzike alimuzika amine wale wangu alimuzikali alimuli kwihuluma amula nusimika mumuju wangu alindanisikila alimu ukumuzike muziki ni Mungu na muziki Mungu alimpana na sinyanyake ya Mungu sinidie Mungu na pakana pakistani kuzimu pakane pakisa pasani dunia pakanali nimuka ngone wangu alitemekeli alivu kwihuluma animundane muzika alunumudu wangu undukuchulika karibu ukumuzike alinamuchulika amukoe majiji wangu alinanulekali alimunu mumuzika amunanesirina alimumanuchu wangu amuchininaka karibu ukuhuluma Mungu na masogoro huruma Mungu pungamane senyenyaka ya pusane siditi ya Mungu Mungu ni kara kuzumu pukade meze perfecte ale pole le pukade senyenya ya ale punali teleka awo malineka kalimuti kumuzike bibachange ubwo nabyo byaragucanga ni indirimbo ya mushikyange Roza Muhando bahita nguki ni indirimbo nyine y'agahinda yagiye ahura nabyo mbese ibibazo n'ibigeragezo yego yageramo hagati agasenga ati mana bangukunabare ati kundengera ati ni uri bundengera none se Nyarudindi nyine wozi ari amagambo icyo asobanuye bibacanga ubona byaba byaragucanga giswahire nese urakizi ndakizi nyine ngaho nyine tubwireho nko mu Kinyarwanda gatoya babarira none se ko numvise uvamwe n'indimi oya ni igiswahire vuga ngo ndashaka kujya mu ijuru vuga ngo ndashaka kujya mu ijuru mu giswahire vuga ngo ndashaka kujya mu ijuru mu giswahire ndashaka kujya mu ijuru mu giswahire kujya mu ijuru mu giswahire yego mu nguni
mu nguni Mm, yego noneho mu nguni vuga ngo ndashaka kubona imana eh ndashaka kubona imana iyi mungu mungu Mm. ariko mungu ni imana noneho ndashaka bigucanga waduturi akandi kantu kamwe nk'umuntu uzi igiswahili ndashaka kuvuga ngo ngiye gukora ikiganiro mu giswahili ndakwiyamye urakoze nanjye ndakwiyamye Nyarudindi reka tugushimire rero wakoze cyane muzajye namwe kwiga igiswahili eh namwe muzajye kwiga igiswahili ndashaka kujya mu ijuru nataka kwenda mbinguni nataka na kwenda mbinguni yego ndashaka kuvuga nataka kuhongea nataka na kuhongea muzike ngwino nkubwire kuya nikuelezeye ngwino nkubwire kuya nikuelezeye ngwino nkubwire tenezeye ngwino nkubwire kuya nikuelezeye kuya nikuelezeye loza muhando uzakijua kidogo kidogo ubutaha tuzakorana ikiganiro mu giswahili noneho si ndiyo urabona ko ndi kugenda nyikwigisha gake gake kabisa pe urakizi oyo kiringara iringara no wapi okay ndugu yangu nakupenda sana asante ase wawe nkutari mu mitoma mu giswahili gatatu kumva kaka gerageza nawe gerageza umukobwa mu giswahili yitwa ngo iki umukobwa mu giswahili yitwa gute mbabarire msichana yego msichana nyine mwambie sasa nataka naambia sasa na mwanzo msichana nataka kuchumbia nataka nticumbia ngo nyine sawa imana igumugisha rero Nyarudindiri turagukunda kandi tukwifurije gukomeza gutera imbere wabonye iPad ejo nuzabonye imodoka nzabone weruka mfite agafone kamwe none Yesu yarakibirinduye sha turakicaye hejuru Nyarudindiri wacu ari kubyina yacicaye hejuru haleluya kandi iracyakwana uko abantu batabibona ariko se ubona gato urabona gato agacu ndi kukabona ibimenyetso bikugenda byigaragaza ruke ko bari benshi ibibahisha ntabwo bose bagomba kumenya agacu kiri gukora ese Nyarudindi wowe ubundi ujya utanga wowe ujya utanga indi njyewe kubera iki ko tubona ndatanga nuko nta kintu mfite ubwira abantu ngo niba umuntu yagukunze ngo yatanga iryo turo ubundi tukabona ngo abadiaspora posite bari kubakuraho so njya kuririmba imana iguha umugisha nkatahiraho nkicwa n'inzara nkongera nkabyuka njya kuririmba n'ubundi nkatanga burara ariko imana irasangira ngo ati mwana wanjye ati nkugabuririye ku mayutubi gake gake ubundi kuri imana noneho uburi kurya uri no kunywa oya ntabwo biraza neza ariko ntabwo ari kimwe nk'igihe insengero zigihari njya kuririmba nta kintu bamariraga uririmbira imana warahombye uririmbira imana mu nsengero warahombye nta kintu nabonaga noneho bivuze ngo ntabwo waririmbaga mu rwego rw'ivugabutumwa waririmbaga nk'umucuruzi umucuruzi si byo ubundi bwo nimba ugiye kuririmba ahantu nimba ugombe kugira iyerekwa ryagutse bagira icyo bakumarira iyo batakikumarira iryo vugabutumwa riba ryapfuye iyo batakikumarira iryo vugabutumwa kuri we riba ryapfuye nyine urataha ugacumura n'ubundi kuko Yesu aze uri muri ibyo ngibyo ntabwo wajya mu ijuru nshuti bakunzi ba Gahunda Studio TV turabashimiye abakurikiranye iki kiganiro tubasaba kongera gukanda subscribe ku batarayikanze ariko abayikanze mu byihorere umuntu akora rimwe ikindi tubasaba no gukora share comment like turabakunda cyane afande Nyarudindiri ni mushuti wacu subscribe uyikora uri umwe ntabwo uyikora kabiri uyikora rimwe ntabwo uyikora kabiri yego hanyuma rero Nyarudindiri tuzongera tugutumire nibongera kubona imodoka uzongera duhamagare noneho imodoka kuko agacu karahari utavuga inzu ariko inzu yo barayikuriye yewe inzu ye izaboneka ariko abapolisi n'abasirikare bambwira ati dushaka kugira imodoka mbese nta kindi bambwira ni imodoka ariko muri no minsi baraje kubeshyira abapolisi n'abasirikare muvuganira he wowe muvuganira abapolisi n'abasirikare baranyemera cyangwa nawe urafande nose nubireba nyine
Imana iguha umugisha wakoze kuza kuri Gahunda Studio TV. Nusu duherukana n'akameze gutya. Oya. Muhamagara Nyarudindiri gusa se wasize wafande Nyarudindiri ahubwo. Erega iyo ni titre uri kwihereza ashobora no kuzagufunga wowe. Kuba fande. Uzanyigane jya kuri YouTube sibyo usanga hose. Afande Nyarudindiri. Bisaba guca ku ikosi. Wowe ufite ikosi riheze. Kosi narikiye wose waricaho igihu naciyeho. Ninde wakwambitse si inyenyeri yakugiza fande? Kandi bigucanga. Ninde wakwambitse ranki kugira fande wowe? Ngaho se nawe ugenda ubikora. Erega wowe uri kwitirira inzego ari nge bazakujyana. Niwe na makuruza. Imana yakwemeza n'abantu. Okay, gumana ko Imana yakwemeye ubwo reka tutegereze. Ari igihe ejo nuza uri kumbwira uti muvandimwe wari wangira inama nanga kukumva ariko oya ibi ni ibyanjye. Imana iguhe umugisha turagukunda tuzongera tugutumire.